ngo nabonye abantu bagikuzimu nuko yagiyeyo. Bagiye kuroga ahantu baracuragura noneho baracuragura ntagire upfa bakiriho. Noneho umunsi mwaje gucuragura asanga umuntu ari maso arasenga inzu y'Imana yigotesha umuriro. Umucuraguza buri ahantu acuragura abyuka abwira abantu atumva kwa runaka n'abarozi inzu yabo irarayaka umuriro. Ubundi uvuga ko uri umurozi nuko yakuroza ukamunanira. Uvuga ko ugikuzimu nuko yagiye bagasanga hazi uko navuga ibyo atazi iyo byabereye. Umuntu yangara kwita utari cyo yagikandagiyemo. So rero iyo ananiye kukwica, iyo ananiye kwica imigambi y'Imana yagushyizemo kubera imbaraga z'amasengesho, hari ibintu bigera kuri 6 agukorera physically ko mugaragaro. Icyambere kugutinza no kugukerereza kugera ku mugisha wawe, urubyaro rwawe, ibikorwa byawe, ugasanga ufite umwuka wa mudindize, the spirit of delay. Warangiza ukaba umuswa ntujye no guhagarara kwa Habakuki, ubukaye guhagarara mu maganya ya Yeremiya. Mano nziza iki kubera iki ariko kwa Habakuki ngo nzahagarara ku munara nibice bintu aho ndindira numva icyo azambwira n'icyo namushubije. Iyo umwanzi n'umurozi na Satani akabona ko amaze kubatsinda mu isengesho bagutera umwuka wo gukerereza mu buzima, ibyaho ukajya bibona utinze. Ndimanda kumva cyane iki baragikora kibaza ariko firahe ko niga ko mfite ubwenge ko mfite ubuhanga ko mfite igikundiro kubera iki bitemera kibidakora. Kabona umukobwa w'umufiyemera ararongo wewe wirinze nta n'umuhungu wawukoze no kumunwa no kwibereshwi barahebye. Ukabona ibandi ryo muri karitsiye uza amanyanga rikora rikakugura n'imodoka kandi wowe nta na moto. Yego atabarokore babuze ubwenge, ntabwo twabuze ubwenge, duhanganye n'umwuka wa mukerereze, mudindize, mubuza amahoro, munanize turebe ko yagwa. Kuko intego yo kutunaniza no kugira ngo tugwe, bishaka kukumanura bigucamo ko n'amasezerano Imana yaduhaye. Kandi suko Imana yavuga the Bible, Bibiliya yose ni isezerano ry'Imana. Urabyumva neza? Noneho ukarisoma rimwe na rimwe akanaguteza kumva urisoma nk'ikinyamakuru. Ubundi usoma ijambo ry'Imana nk'ikinyamakuru ushaka bihagarika wongera usenga. Wangombye gusoma the word of God as ugusoma Imana umva ari amasezerano afatika, asenya ibihome, akubita imbaraga mbi, yigizayo umudayimoni, yigizayo ikintu cyose, umuntu akaba yinjiye mu isezerano. Yego buhora fear intense ya indi yegeranye ubwo noneho ku buryo ukuntu uri muza kubaho bitangira kukubangamira. Ukari ubwoba turutse ahantu ibi ni ibiki. Yego bantu bankundire banyumve neza, hari igihe aguhagurukiriza abakurusha amaboko cyangwa bakurwanya, bakakurwanya. Ukibaza nk'urugero nk'ubu ndi umukristo usanzwe, aho ugasanga represent ararwanya, ni nk'urugero cyo ugasanga regional ararwanije, hagati yanjye nawe harimo intera koko nene cyane ndende. ugabona aba muhanganye nti muri kuri level imwe, ariko na ka gato kawe kari kubabangamira kubera ko bundi iyo umaze gutangira kurwanwa n'abanyembaraga n'abakurusha uburyo n'ubushobozi, kimenya kuri hafi gutsinda. Yego rata, yego buriya njeni ntuzifuze kurwanwa n'abantu baciriritse bo mu rwego rwo hasi. amakosa
n'ubundi ntiyapfa kugira uko iboneye. Ujya urwana n'ibiri hejuru yawe. Yego. Cyane. Jya urwana n'abanyembaraga. Kuko umunyembaraga ukurwanya biba bisobanura ko umurusha imbaraga. Icyo ashaka ni ukukubesa, kukumanura, kukwicaza, kugucogoza ukamera nka Samusoni. Cyangwa za mbaraga zawe zitagaragara. Niyo mpamvu rero umuntu wese utarabasha kugwiza izo mbaraga zo kwica, umuntu uziko ananiwe kukwica, ananiwe gukoraho, ananiwe kugeraho, ariko ahagurukira abanyembaraga. Ndashima Imana ko iyo urwanwa n'abanyembaraga uri umunyembaraga. Amen. Nakwicara isaha imwe mu banyembaraga aho kwicara mu bantu duhuje intege b'abanyamagambo tukintu bazamba. Haleluya, haleluya. Ubumwe bw'Abera Ministries bwabateguriye amasengesho y'iminsi 14 azahera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, avuga ngo ko dukwiye kubohoka tugasohoka mu bintu byose byari tumereye nabi. Ukwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi si amezi yoroshye, ni amezi ateye ubwoba. Niyo mpamvu tuzatangira amasengesho avuga ngo deliverance from the bondage and evil altar. Niyo mpamvu tuzabana nawe biciye kuri Zoom ndetse n'uburyo buri live kugira ngo tubashe gusenya ibyo bicaniro cyane. Ndabararitse mwese aho muherereye, muze dusenga ayo masengesho yo kubohora, guca imigozi, kurandura karande no kwinjira mu masezerano akwiye hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Muhawe ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries. Si dini, si itorero, nta nubwo rigenda kubaryo, ahubwo naho umuntu se duhurira akabohoka. Guma mu itorero ryari kubohoke, guma aho bari kubohoke, maze tugaragaza umusaruro w'ibyiza. Hallelujah. 14 days of deliverance from the bondage and evil altar ku buzima bwawe. Ngwino dukorera Imana kandi ugume mu itorero ryawe urushaho kubohoka. Mwifurije ibihe byiza, hazasenywa ibihome, indwara zizakira, abantu bazava online, umuntu wese abireba. Mwifurije umugisha w'Imana hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Shalom, shalom. Suje ngo haye ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi ajyana amateka ubuzima bugahinduka. Turabashimira cyane mwebwe mwese mukunda kandi mugakunda gusenga cyane kuko ari byo bihe byiza umuntu yagira. Amasengesho ni ikintu gikomeye, gusenga ni imibereho, gusenga nibwo buzima. Ni nayo mpamvu amasengesho yacu akomeje. Turabashimira rero mwese abagira uruhare mu bikorwa byacu, harimo Seeds of Joy ndetse no gutangira abantu mitiwere. Turabashimira cyane. Imana ibaho umugisha, turabakunda kandi turabishimira cyane. Amazina ni Jerry, turagarutse, ndi kumwe na Mushumba. Mushumba, waramutse neza? Naramutse amahoro, ndakomeye kandi ndashima Imana. Kandi ndavuga ngo Yesu arimo adufasha mu nzira zitandukanye. Yego. Kandi arimo adukomeza mu rwego rukomeye, tubwira abera b'Imana ngo nibakomere kandi bagubwe neza. Umuntu aranditse hano ngo Yesu ashimwe. Ifite ikibazo kigira kiti ko kuri YouTube muri Jingo havugwamo ko amasengesho azaba live kuri Zoom. Mwadusobanurira niba abasangahe ndetse na Zoom link ko dukurikirana. Ndashaka kubohoka. Uyu wase rero Alexi cyangwa Alexia, wase Alexia simbizi, Alexia nagira bamenyeshe yuko ibyazo mu bitakunze kandi nje ntabwo twayikuraho, ahubwo we nakurikirane kuri ntihakore kandi ntihari ibintu birahakorerwa. Yego. Abantu tubakangurana nyaboneka igikorwa cy'urukundo ntabwo twora cyobora bacyumvise. Imana ibamera umugisha mu izina rya Yesu. Je ndagushuje nkuko nawe wanshuhuje, kandi nagira ngo mba hangariza abantu ko tugeze ku munsi mwiza wa 10, dushikaje iminsi mike ngo dusoze aya masengesho iminsi 14. Kandi uhamagaye wese yarakiriwe, n'uwasengeye byarakunze. Kandi ntabwo birangiriye aho, tuzakomeza no gusengera abantu kuko numva nariyemeje. Kandi kiza kiriho Zoom nayo ni sawa, ariko umuntu ku giti cye mbona ibyo biryoha kurutaho, nubwo biramvuna ariko nta kundi. Ubuki ntabwo umuntu apfa kubuhakura uko abonye.
ugomba guhangana n'inzuki birumvikana. So rero Imana ibaho umugisha z'umwe ntiyakunze kubera impamvu ABCD, ariko hamagara turagufasha. Imana ibamushe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Mashaka. Uyu munsi rero numvaga nifuza ko nganiriza abantu iyo umurozi yananiwe kukwica ubundi n'icyo akora. Erega iyi si irimo wicezi benshi, abarozi benshi ari igihe aba byifuza ariko bikamunanira cyane, aranabikora ariko kubera imbaraga z'amasengesho ufite no kubera ko wamudominye, ubwo ibirere byawe biri hejuru ye, uwakwita kuri umurozi. ababona ibintu byawe. Ubundi nta muntu wakwita umurozi atarakuroze bikanga. Ubwo akwita umurozi kuko yakuroza bikanga, akabona ko ibyo ufite birusha imbaraga iki. Ntiyakubwira ko ujya ikuzimu ataragiye, ahubwo wowe wamurusha yajya kujyanye yasanga ntujyayo. Ntawe uvuga ibyo ataho yagiye, ntawe uvuga ibintu atazi. Niba umuntu abwiye ngo nabonye abantu bajya ikuzimu nuko yagiyeyo. Bagiye kuroga ahantu baracuragura noneho baracuragura ntagire upfa bakiriho. Noneho umunsi mwaje gucuragura asanga umuntu ari maso arasenga. Inzu y'Imana yigotesha umuriro, umucuraguza buri ahantu acuragura. Abyuka abwira abantu atumva kwa runaka n'abarozi inzu yabo irarayaka umuriro. Ubundi uvuga ko uri umurozi nuko yakuroza ukamunanira. Uvuga ko ujya ikuzimu nuko yagiye bagasanga hazi ko ntavuga ibyo atazi iyo byabereye. Umuntu yangara kwita utari cyo ko yagikandagiyemo. So rero iyo ananiwe kukwica, iyo ananiwe kwica imigambi y'Imana yagushyizemo kubera imbaraga z'amasengesho, hari ibintu bigera kuri 6 agukorera physically ko mugaragaro. Icyambere kugutinza no kugukerereza kugera ku mugisha wawe, urubyaro rwawe, ibikorwa byawe, ugasanga ufite umwuka wa mudindize, the spirit of delay. Warangiza ukaba umuswa ntujye no guhagarara kwa Habakuki, ntubukaye guhagarara mu maganya ya Yeremiya. Mano nziza iki kubera iki? Ariko kwa Habakuki ngo nzahagarara ku munara, ni ibice 3 aho ndindira numva icyo azambwira n'icyo namushubije. Iyo umwanzi n'umurozi na Satani akabona ko amaze kubatsinda mu isengesho, bagutera umwuka wo gukerereza mu buzima, ibyawe ukajya ubibona utinze. Ndimo ndakumva cyane. Iki baragikora kibaza ariko firahe ko niga, ko mfite ubwenge, ko mfite ubuhanga, ko mfite igikundiro, kubera iki bitemera kibidakora. Kabona umukobwa w'umufiyemera ararongo, wewe wirinze nta n'umuhungu wawukoze no kumunwa no kwibereshwa barahebye. Ukabona ibandi ryo muri karitsiye uza amanyanga rikora rikakugura n'imodoka kandi wowe nta na moto. Yego, atabarokore babuze ubwenge. Ntabwo twabuze ubwenge, duhanganye n'umwuka wa mukerereze, mudindize, mubuza amahoro, munanize, turebe ko yagwa. Kuko intego yo kutunaniza no kugira ngo tugwe, bishaka kukumanura bigucamo ko n'amasezerano Imana yaduhaye. Kandi suko Imana yavuga, the Bible Bibiliya yose ni isezerano ry'Imana. Urabyumva neza? Noneho ukarisoma rimwe na rimwe akanaguteza kumva urisoma nk'ikinyamakuru. Ubundi usoma ijambo ry'Imana nk'ikinyamakuru, ushaka bihagarika wongera usenga. Wangombye gusoma the word of God as ugusoma Imana umva ari amasezerano afatika, asenya ibihome, akubita imbaraga mbi, yigizayo umudayimoni, yigizayo ikintu cyose, umuntu akaba yinjiye mu isezerano yo gutsinda. Amen. Yes, rero ikintu cya mbere kugukerereza, usanga utinze kubyara, utinze gushaka, utinze kubona akazi, kugira ngo nunakabona ukagera mu zabukuru ntuzabone pansiyo, kuko imyaka basaba utayigejeje. Ntujye uhembwa wajya guha twa tundi duke twaramusamu twonyine ukabuhitanya utwo gusa nta kindi ubonye. The spirit of delay.
ibyo abandi babona ukwezi ukabona mu myaka 5. icya kabiri aguteza ubukene cyane n'ibihombo bidasobanutse. intego no kugira ngo akugushe kuko yabonye ko wamunaniye amasengesho. yego yararoze biranga, arapanga biranga, nta na kimwe atakoze kugira ngo agushyire hasi, ariko biranga, aguteza igihombo rero n'inyatsi. nk'ubu dufaranga wibikiye nka kudutiza sintugusubiza. Nyarindirije imbuto, imvura yagutima mpaye amafaranga ati byiyore ntabyo mfite. Ya mafaranga ndakeneye nguri ndi kamera shyashya nari mbonye y'imari yibunza. Ati bo wihanganye ntibikura, ukabukubiswe hasi. amahirwe akarinda gucika kandi uyareresha amaso. Cyica amahirwe cyangira umuntu kaburi ikintu. yego Gusenya ubushuti no kudahuza ku bintu bimwe na bimwe no kurwanyana kuwo mwashaka. Ndagarutse mwashakanye agarutsemo na bene wanyu. Gusenya relationship, kuyisenya umubano cyangwa ubushuti. agasenya ibintu byose ku bantu bafitanye ubushuti, ugasanganye nawe turashwanye, reka tureke ibyo mu rugo dupfuye ubusa, yuri apfuye ubusa, ugasanga n'udupfuye bibaza, ariko akanaka ugasanga uri hagati y'abantu batakumva, ukibaza ngo mwapfuye ibiki. Tuve mu rugo ubwaryo. Ukabona kanaka arahindutse, ukabona nka Silas arahindutse kuri Ntambabazi, akabona Ntambabazi narutse kuri Silas, mbega ukabona abantu baravangakiwe kubera iki? Ko gusenya relationship, kudahuza ku tuntu duto, kurwanyana no kwigomeka. ndakumva cyane. kwigomeka, gasanga icyo kintu kibaye muri bo kandi kirabakomereye mu buryo budasanzwe. Ikindi yataka ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe nk'uko byagendekeye Yobu. Yamwiciye abana n'amatungo, Yobu ati nabihawe n'Imana kandi irabyishubije, ntiyashirwa. izina ry'Uwiteka rishimwe. Satani baramwaye. Yongeye guhura ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu anyubaha, nubwo wanteye kumuhora gatsi. Nuko afite umubiri muzima, ubuzima mubiri uhorerwa undi. Nose ibintu azabishaka, kora ku mubiri urebe, katakwihakana. Ati ntacyo nkwimye ubugingo bwe, ngaho gerageza. Ibishuti biraturagurika. Umugore wa mbere ati reka kana Imana wipfire, abandi baraza baramutukagura, baramurangiza, baramuvugisha amagambo atandukanye. Urumva uburwayi burakomeje, habwe atari ko giye nubwo yanyica nzapfa nyiyiringira, sinzi kuro kubinyangamugayo, takomeje inzira. yego urumva neza. Aha rero Yobu ni urugero rwiza rwerekana iza attack, ibitero. abana, imiryango, inshuti, bene wanyu, ukabutse rwose ubu ni nge nyiri ibibazo. Iyo ruzi umaze kumunanira ikintu cya gatanu akora, akujyana kure mu buryo bw'umwuka no gutuma utandukana n'ijwi ry'Imana nk'uko byagendekeye Kuro. Yarahanuwe amara imyaka 200. akakujyana kure, akagutwara iyo kure ku buryo ugenda ukayoberwa ibyurimo pe. N'abandi batari ko se habura iki, ibi ni ibiki, no nagisenga, ari nubwo atigiye no kubwiriza bananiye, sinyibishoboye, simbizi, simbishaka, mwishyira ibintu byanye umuntu agatogo tubutsikana, akatogo se ndabigenza gute. Ariko nta kindi nuko Satani n'abadayimoni wabananiye kubera gusenga, arimo araca ahantu kugira ngo akunanize, akumanure, akwereke ko nta kintu ushoboye. Akandi kantu ushaka kuvugaho,
noneho kinaguteza yego aguteza ubwoba buhoraho, ntabwo bugira discontinue, buhoraho. Buhoraho, ubwoba buhoraho, fear imiri intense, ya indi yegeranye, ubwoba noneho ku buryo ukuntu urimo uza kubaho bitangira kukubangamira, kuko ari ubwoba buturutse ahantu. Ibi ni ibiki? yego bantu bankundire banyumve neza, hari igihe aguhagurukiriza abakurusha amaboko cyangwa bakurwanya, bakakurwanya, ukibaza nk'urugero nk'ubu, ndi umukristo usanzwe, aho ugasanga representa ararwanya, ni nk'urugero cyo ugasanga regional ararwanije, hagati yanjye nawe harimo iyi ntera nini cyane ndende, ugabona aba muhanganye ntimuri kuri level imwe, ariko na ka gato kawe kari kubabangamira, kubera ko ubundi iyo umaze gutangira kurwanywa n'abanyembaraga n'abakurusha uburyo n'ubushobozi, kimenya kuri hafi gutsinda. yego rata, yego buriya njeni ntuzifuze kurwanywa n'abantu baciriritse, bo mu rwego rwo hasi, amakosa n'ubundi ntiyapfa kugera uko iboneye, ujya urwana n'ibiri hejuru yawe, yego cyane, jya urwana n'abanyembaraga, abanyembaraga, kuko umunyembaraga ukurwanya biba bisobanura ko umurusha imbaraga. Icyo ashaka ni ukukubesa, kukumanura, kukwicaza, kugucogoza ukamera nka Samusoni, cyangwa za mbaraga zawe zitagaragara. niyo mpamvu rero umuntu wese utarabasha kugwiza izo mbaraga zo kwica umuntu, uzi ko ananiwe kukwica, ananiwe kugukoraho, ananiwe kugeraho, ariko ahagurukira abanyembaraga. Ndashima Imana ko iyo urwanywa n'abanyembaraga uri umunyembaraga. Amen. nakwicara isaha imwe mu banyembaraga aho kwicara mu bantu duhuje intege b'abanyamagambo ikintu bazamara, bameze nk'utugugu tuguguriza hamwe bakavuga inkuru itazarangira. Ikindi umuntu wese ugutwarira umwanya ni uko azi ko umwanya uzi kuwubyaza umusaruro, abagira ngo agukerereze yahoze tubwira, ariko ukihutisha. umurozi wakunaniwe, aka kantu hatagira ngo ni ibitotsi byari bimfashe, oya, ahubwo ni akaherekwa ngize. Mana we, Mana itabara abantu. Ubu ibi bintu kuko umwanzi yabuze uko yica uno muntu nari mbonye, sinzi niba ari YouTube mu kihe gihugu, sinzi ahaherereye, ariko uyu muntu umugore nkanamutegurira kumuhemukira, kuko mbonye azanye nimeze nk'ifu washyira mu biryo umugahita uryeta yuma. Sinzi uburyo ari buze kubikiramo, sinzi uburyo aza kubyitwaramo, ariko arasabwa ibintu bitatu. Icya mbere naceceka, kabiri niba afite uburyo naba ashatse ahantu agiye, biraba muri bino byumweru bibiri. Gatatu ntabimubwire mbona nkubone, ahubwo afata umwanzuro wa kigabo, undi yigendere, aratsinda urugamba. Ngibyo ibimenyetso rero byerekana ko umurozi yacogoye ku buzima bwawe. yego Murakoze cyane. urakoze cyane.